ubu hari umuntu wamwumvise akakeka ko amahorikirwa yabaye mu Rwanda gusa. Yego. Ifatima ni muri Afrika, ni mu Rwanda. Ni muri Afrika se byibuze. Ni Burayi muri babakoloni. Yego. Iwabo. Iwabo habaye amahorikirwa Bikira Mariya yabonekera abana. Irurude si mu Bufaransa. Mu bakoloni. None se bari kwikoloniza. Bari mu kwikoloniza. Cyangwa natwe twari kubakoloniza. Cyangwa natwe twakoze ibishoboka byose ngo tubabwire ko babonekeye kugira ngo natwe tubakolonize. Ikindi hari ukuntu abantu banavuga ibintu ukagira ngo ivanjiri yaje mu Rwanda gusa. Ese niba udafite ukwemera kwatumugiraho naho wemera ko Bikira Mariya yaje Kibeho. Byihorere ureka ababyemera babyemere. Ntacyo biri gutwaye. Niba byemera ntacyo biri gutwara. Erega ubukristo n'ubukoloni ntibisa. Ntabwo bisa rwose. Nta nubwo byaziye rimwe. Ahubwo bariya batuzaniye evanjiri nabo bakiriye evanjiri mbere yacu. Bayakiriye mbere. Noneho bayikunze bati natwe tuyishyira abandi. Namubwira ngo kucyusebya abantu, kucyuhimbira abantu, urabyumvukire inyungu ni yihusha ushaka kujya kuri inyungu. Iyo urebye n'ubutumwa bwa Kibeho. Koko n'ubutumwa bukoloniza. Wa mugani message haryo ubutumwa bwa Kibeho. Akanya ngo ngiye kuri telefone mbusome. Bantu bagende basome ubutumwa bwa Kibeho bubumbiye mu ngingo 10. Bikira Mariya bari kuvuga ngo abwira isi muri rusange n'abanyarwanda by'umwihariko. Ni musenge cyane. Musenge nta buryaryo. Ni mukundane. Ni muvuga ishapure y'ububabare. Ni mu amajyambere dufite mu gihugu cyacu ntuzi ko harimo n'amajyambere dufite yaturutse mu kwemera. Urugero. Yego. Dufite bank. Cyangwa se Gisara bank. Iyi ni microfinance. Yego. Ariko nkeka ko hari igihe windi zarengana microfinance. Rim. Nta kikoze mu majyambere y'gihugu. Ntabwo yaturutse mu kwemera se. Kandi irasora nayo nk'izindi. None. Dufite nta kiliziya sifite nifite amahoteli. Hotel Sainte Famille. Ese amahoteli nta abaze mu bukungu bw'igihugu. Hotel Sainte Famille. Harya tugira amashuri. Ntiyaturutse muri uko kwemera. Nabo bamwe na bamwe niho bize. Kandi nabahanga pe. N'uwo wari uri kubirwanya. Hari akantu ambabarire. Bya tuvuga ngo uduhe kumenya ubwenge. Uduhe kumenya ubwenge. Cyangwa utwongerera ukwemera duhe kukwemera. Ndakeka ko no kumenya kuvuga neza kuriya abikesha imbuto z'ukwemera kuko iseminari ubundi buriya ubutumwa bwa kiliziya si amashuri. Ariko kiliziya yavuze ngo twebwe mu kwemera turatuma n'abanyarwanda babaho neza. Mu kimwe mu kubaho neza no kujijuka cyangwa no kujijuka. Amashuri yayo ahubwo haraho bajya bavuga bati ni nayo meza dufite mu Rwanda. Ni nayo mashuri y'ikitegererezo. Havuyemo n'abantu b'abahanga benshi bakunze ba Mipro Media, abakunze ba Kiliziya Gatolika, umubyeyi wacu operating system dukoreramo aho muri diocese zitandukanye z'u Rwanda ndetse no muri diaspora. Tugarutse mu Rwanda cyane cyane Ishyorongi, ngubu ndi ku butaka bw'Ishyorongi, abanyeshyorongi Kristo Yezu akuzwe. Nasuye padiri mukuru wanyu, nasuye paruwasi. Twahoraga tumuvunisha padiri azi Kigali gukorera y'ubutumwa, ariko twavuze ngo reka tumusange noneho mu rugo. Padiri muraho mukomere cyane ndabaramukije. Yego umwaka mushya muhire. Twese hamwe. Wiwe ino ubutumwa buri kugenda neza. Muri rusange biragenda neza. Imbuto z'ubutumwa turaboneka. Yego. Ariko nanone wenda ibibazo ntibibura, ariko uko ndi ku buzima bugenda nta na rimwe ubuzima bugenda umujyi umwe. Ibibazo bije nabwo tugerageza kubishakira ibisubizo. Ariko mu butumwa buragenda muri rusange. Nabonye umuntu agihinguka hano iwanyu ahita abona ishusho nziza cyane y'umubyeyi Bikira Mariya. Ubwo rero niba bura umubyeyi aranabafasha. Paruwasi yacu yambaza umubyeyi Bikira Mariya utabara abakristo. Yego. Bikira Mariya utabara abakristo niko paruwasi yacu yitwa. Wow. Birumvikana ko icyo kimenyetso gitagatifu kitabura. Yego. Rero Roho Mutagatifu niwe utumye mvuga ibyo bintu. Uzi ko nyine hari ikiganiro mperutse kubona kuri YouTube
cy'umuntu kuri shene y'umuntu witwa Rukizangabo Shami Valence ari kuganira n'umusaza witwa ambasaderi ariya n'ambasaderi Ndera ntago mbyibuka ariko n'umuntu w'umusaza nawe ugire yaba ari witwa Murashi hari menya kuko nanjye impamvu mise mbikeka nuko nigeze kubona shene yitwa Rukizangabo bona uwo musaza ari kuvuga ndakigana nacyumvise sinakirangije ariko aho baganishaga narahumvaga yego rero ubwo rero mpise ubwo ndi mu mwanya nyawo cyangwa ndi kumwe n'umuntu nyawe wo kunsubiza wo kudufasha kubishyuza ibinyoma numviseho donc bakoze ikiganiro cyitwa ngo Bikira Mariya ngo amabonekerwa y'ikibeho ngo n'uburyo ngo bwo gukoroniza abanyarwanda numva ndabaye urumva gutyo watatse umubyeyi Bikira Mariya kandi yatuzaniye ubutumwa bwiza none kandi umubyeyi Bikira Mariya niwe paruwasi yanyu yiyambaza ubwo rero urumva ko niwe ugomba kudufasha kubishyiraho padiri bagerageza kubisubiza ariko nta kibazo nanjye haricyo nabivugaho umwanya n'uwawe ni ukuvuga yaravuze ngo yavuze ibintu byinshi yavuze ko ngo amabonekerwa donc y'ikibeho ngo n'uburyo bumwe mu buryo abakolonizateri bakoresha kugira ngo bakomeze gukoloniza abanyarwanda yagiye avuga n'ibindi byinshi akavuga ati ibintu byo kwandika ngo byaturutse mu Rwanda ngo abanyarwanda nibo bavumbuye ibintu byo kwandika ngo n'umugezi wa Nili ngo nyine ngo amazi yose atunze isi akomoka mu Rwanda ngo amazi yose ariko byo biyone ntitugize reka twivugire kuri ibyo by'umubyeyi by'amabonekerwa ukuntu ari ugukoloniza ubwo tutandukanyirize gukoloniza no mubonekerwaho n'uburyo aho bihuriye nyine dufashe rwose umubyeyi wacu tumudefande nta icyitwa gukoloniza rwose aho bashobora kuba barahuje ibidahura ko erega ubukristo n'ubukoloni ntibisa ntabwo bisa rwose nta nubwo byaziye rimwe nubwo wenda abakoloni n'abamisiyoneri batuzaniye ivanjiri mu Rwanda baturutse ahantu hasa nk'aho ari hamwe ariko ntabwo misiyo zari zimwe nta nubwo ntabwo bari bagamije ikintu kimwe unabibonera ko abamisiyoneri bagerageje kwigisha ivanjiri itaratutse uzi ko abamisiyoneri batuzaniye ivanjiri mu Rwanda ni mu Budage ni mu Bufaransa no mu Bubiligi ni muri ako karere yego ariko tujye twibukiranya ko ivanjiri atari yaturutse ntabwo ivanjiri hari umuntu ushobora gukeka ko ivanjiri cyangwa ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya muri rusange yahimbiwe hariya oya na Yesu ntabwo ari wahariye ni umunyaziya kandi we n'abanyaburayi naziye y'uburengerazuba kwa Yesu ahubwo bariya batuzaniye ivanjiri nabo bakiriye ivanjiri mbere yacu bayakiriye mbere noneho bayikunze bati natwe turayishyira abandi ntarigere rero cyo ushobora kubyitiranya mbonereho n'akanya ko kubwira abantu bamwe bigeze kuvuga ngo umwami Leopold wa kabiri ntaryo ni Leopold wa mbere Leopold wa kabiri ngo yabwiye abamisiyoneri ngo mugende ngo mwigishe bariya abantu ngo ivanjiri ngo ariko ngo mubabwire ko ngo gukora ibishoboka byose tubishe mu bukene kugira ngo tubategeke tubayobore bashyiraho na audio ari kuvuga kandi ako kantu nigeze nkabona ari umwami audio zari zitarabaho ariko kugira ngo umuntu akumvishe ko rwose yabivuze agashaka umuntu ubivuga wundi noneho byatera mu bantu batumva kuko ni Leopold wabivuze kandi kuko systeme bya digitalization za audio zaziye ku isi twese tushatse amateka wasanga ari mu kinyejana cya 20 n'ejo bundi ahubwo sinema niyo amashusho muri sinema yaje mbere ya audio sinema za mbere nta majwi zagiraga yabaga ari amashusho ameze ariko umuvinga ariko nta ari amashusho gusa nta audio zaje waravuze mu kinyejana cya kangahe utaba wibeshye kinyejana cya 20 icya 20 niho zaziye yego turi mu cya 21
nibyo kandi Leopold we ni wa mbere yaho uva rero ngo abantu bakajya babivanga hari ushobora kubyumva akagira ngo ni ukuri ntabwo ukuri. Icya kabiri ubivuga bihimbahimba namubwira ngo kuki usebya abantu, kuki uhimbira abantu, urabyumva inyungu ni iyihe ushaka kujya kuri iyo nyungu. Icyo kintu navuga cya kabiri kijyanye ngo ni ukuvuga amabonekerwa y'ikibeho ari ubukoroni. Njye nakubwira nti ese niba udafite ukwemera kwatumugiraho naho wemera ko Bikira Mariya yaje Kibeho, byihorere ureka ababyemera babyemere, ntacyo biri gutwaye. Niba byemera ntacyo wowe biri gutwara. Sinzi ikindi kiganiro twigeze kuganira njye nawe ndakubwira nti hari ibintu ntakunda. Ubu sinkunda box rwose. Umbwiye ngo tujye kureba match ya box nakubwira numva intera igihe. Ariko ntabwo nakubuza wowe kwijyamo kuko ubikunda. Nta nubwo naba abakina box cyangwa bayikunda kuyireba ntajyaho ngo mpangane nabo ndabihorera. Gisinyikunda abayikunda nibayikunda, uburenganzira bwabo. Nigeze kukubwira muri icyo kiganiro ngo sinkunda night club, nabikubwiye kandi bivuha ngaha. Ntabwo nkunda night club, ariko usuyikunda igihe atampemukiye, igihe atanyibye, igihe atantutse ndamushaka hirya. Nundi niba adafite uko kwemera yigusebya, yigusebya yubaha ababyemera. No kugira ngo kandi nerekane ko amabonekerwa y'ikibeho ntahuriye n'ubukoroni. Ubu hari umuntu wamwumvise akakeka ko amabonekerwa yabaye mu Rwanda gusa. Yego. Ifatima ni muri Afurika, ni mu Rwanda, ni muri Afurika se byibuze. Ni Burayi muri babakoroni. Yego. Iwabo habaye amabonekerwa Bikira Mariya yabonekera abana. Irurude si mu Bufaransa. Mu bakoroni. None se bo bari kwikoroniza, bari mu kwikoroniza cyangwa natwe twari kubakoroniza, cyangwa natwe twakoze ibishoboka byose ngo tubabwire ko babonekeye kugira ngo natwe tubakoronize. Ikindi hari ukuntu abantu banavuga ibintu ukagira ngo ivanjiri yaje mu Rwanda gusa, ngo abamisiyoneri baraje kugira ngo ducemo ibice, sibyo? Ukagira ngo wenda twego twagize ibibazo, hari abaduteragije bashobora kubaho, ariko ntabwo mpamya ko ari abakoroni, ntabwo mpamya ko ari abamisiyoneri, ntabwo mpamya ko ari abamisiyoneri. Bashobora kubaho abanyamahanga muri ubwo bukoroni iki byose bakaduteranya, ariko natwe ntabwo twaba turi bazima kubona umunyamahanga aza kuduteranya tukemera. Hari igihe ngo twego tubaye bazima se, tuba turi kwangara responsabilité yacu mu bintu twakoze. Ibi bifite agasongero muri jenoside yakorewe Abatutsi, sibyo? Ntabwo giye nshobora kujyaho ngo nkomeze mvuge ngo n'abazungu nge se ndinde umwanya wawe rero, umwanya wawe ubu ngiye nkajya mu Babirigi nkabwira mwicane koko bahita bicana. No kuvuga iki, niba iyo mubyemeye namwe ntabwo muba muri bazima. Ariko icyo nshaka kugarukaho cya mbere nuko iyo urebye n'ubutumwa bwa Kibeho koko ni ubutumwa bukoroniza. Wa mugani message haryo ubutumwa bwa Kibeho akanya ngo njye kuri telefone mbusome. Bantu bagende basome ubutumwa bwa Kibeho bubumbiye mu ngingo 10. Bikira Mariya bari kuvuga ngo abwira isi muri rusange n'abanyarwanda by'umwihariko. Ni musenge cyane, musenge nta buryaryo, ni mukundane, ni muvuga ishapule y'ububabare, ni ibyo barimo kuvuga kugira ngo kandi isi igira amahoro n'u Rwanda rugira amahoro. Noneho bibaye ubukoroni wankoroneza gutyo yaba ari mwiza. Umuntu ukubwira ngo mubane mu mahoro ngo ari kugukoroniza. Kereka niba avuga ati kuba yaravuze ngo tubane mu mahoro ni bibi. Niba umuntu yarakubwiye ati ubutumwa bwa Kibeho ni mubane mu mahoro, ni musenge cyane, ni mwirinde uburyarya, ni mukundane. Hari naho Bikira Mariya mu mabonekerwa batubwira ko yavuze ngo nimudakundana ahubwo ndabona imivu y'amaraso. Mudakundana. Yego. Kandi kuko tudakundanye nibyo byabaye. Wicyo yashakaga nuko bitaba. Turanga turanangira. Kuko yari ari kubibona. Uko niko bukoroni se. No kuvuga ngo noneho abakobwa bemejwe na Kiliziya ko babonekewe ni 3. Na Alphonsine mu Mureke, ni Mukamazimaka Natalia, na Nyakwigendera Maria Claire Mukangango.
yitabye Imana ndetse ndumva yarazize jenoside yakorewe abatutsi. Abandi bo baracyariho. Yego. Azagenda abwira abakobwa ati bakobwa muri mu bukoroni bazamuseka ko bazavuga ati ibyo twiboneye ibyo twabwiwe ntaho bihuriye n'ubukoroni. Ntaho bihuriye n'ubukoroni. Nongere nibutse ko Bikira Mariya yabonekeye Guadeloupe, yabonekeye Fatima, yabonekeye Lourdes, reka cyane cyane tuvuga amabonekerwa yemewe cyane ntabwo ari mu Rwanda. N'ivanjiri ntiba mu Rwanda gusa. Kandi aho yageze ntabwo hose bakoze ibi nk'ibyo twe twakoze. Hari aho bayumvise niba babana mu mahoro. Twebwe niba twarayakiriye tubana mu mahoro cyane icyacu. Ivanjiri ntabwo ubundi koko nanjye nkunda u Rwanda pe. Nkunda u Rwanda nk'igihugu cyanjye. Nkunda umuco nyarwanda mu bice byaho byiza. Nkakunda yewe n'ururimi rw'ikinyarwanda rukunda cyane. Kanababazwa nuko uyu munsi ahubwo mbona hari abantu benshi basuzugura ikinyarwanda. Byashobora kukivuga neza ariko akakivuga nabi kandi nzi neza ko yashobora kukivuga neza. Mwihanganira wa wundi ufite amateka yatumye atakimenya uko bikwiye wenda mwihanganira. Ndabyumva. Ariko abandi nzi yewe banakindusha ariko bari kugihotora. Ukibaza se ngiye nkunda ikinyarwanda, nkunda u Rwanda, nkunda igihugu cyane, nkunda iryo shema ryo kuba umunyarwanda rifite. Ariko nanone ntabwo navuga ngo mu Rwanda nta kibi tugira, ibi byose n'abandi baba bituzaniye. Oya, cyo sinakivuga. Kuvuga ngo umuzungu yanteranyije na Emmanuel turarwana. Se twe twabyemereye iki? Kuko tuzi ko turi abavandimwe basangiye byose. Kuki twemeye? Nemeye byose mwabyemereye iki? Iyo tuvuga tuti hoye umuzungu ushaka kudutandukanya ntitubishaka. Cyari kubaza umuzungu yari kuzihinga akagenda cyangwa se akagira abo yahitana ariko abasigaye bakabaho mu mahoro. Sibyo? No kuvuga ngo ikibi natwe ntago twabyitwayemo neza. Kandi iyo responsibility nubwo wenda ngewe nta muntu numva nagiriye nabi uriko ntekereza ngewe nta muntu numva nagiriye nabi. Iyo responsibility nk'abanyarwanda nanjye nyibonamo. Ahubwo dukora iki? Naho ubundi amabonekerwa rwose no kuyahuza n'ubukoroni ntaho bihuriye. Ese kuvuga ngo ni ko abakoroni ni Mitterrand wategetse ko ni Macron ko amabonekerwa abaho, ni Macron bitegetse, ni Mitterrand, ni Baudouin, ni Helmut Kohl, ni uwe mukoroni wavuze ngo ni mu Rwanda niho ababonekerwa. Ahubwo kujya kureba ugasanga nabo ntibada sinzi niba bane babyemera cyangwa batabyemera, ariko icyo nzi nuko amabonekerwa anabahubwo burya bigitanatangira abantu benshi batanabyemeraga. Ahubwo padi ko nzi ko no mu bukoroni hazagamo n'inkoni. Ejo bundi nigeze sinzi umunsi mukuru uherutse kubera Ikibeho nari ndi kubikurikira. Harabanje haba igitaramo veye bubukeye nyine uwo munsi nyirizina uraba. Hari abantu benshi cyane bavuye mu bihugu bitandukanye bitari u Rwanda, bitari no hirya ya Afurika. Benshi kandi bijyanye bakagenda nta muntu wigeze bakubita ngo bajyeyo, barijyanye baranatega n'amafaranga yabo. Ubwo ngubu usaba abantu koko ubukoroni se nabwo narinzi ko ubukoroni bisaba kushyiramo n'ikiboko n'imbaraga. Urakoze rwose. Ubukoroni no mu Rwanda mu gukoroniza abanyarwanda hajemo n'ikiboko wa mugani wawe. Hajemo ibintu byo kurisha imbaraga z'uburengera kugira ngo abantu nyine kuko bategeke uko ushaka ubacucure n'utwabo utujyane ko wese. Ariko se mu by'ukwemera hari umuntu bigeze bahatira kwemera ku ngufu. Ubu se reka nkwereke nk'ibyo by'ikibeho uvuze abantu baratega bakajyayo. Hari ubwo twe turavuga tutabashaka ikibeho ni muze twiyorganize tujyeyo. Utagiyeyo hari cyane habwa. Uzi ko no mu bakristo gatolika utagiye ikibeho nta kiri jyana habwa, ntiyagiyeyo nyine ntiyabishatse cyangwa ntiyabishoboye cyangwa waruzi ko no muri kiliziya kwemera amabonekerwa atari ihame ryo kwemera. Ntabwo ari ihame ryo nshatse nabirwanya. Oya simvuze kubirwanya. Kurwanya byo biba batangiye kuba bibi. Ntabwo utegetswe kubyemera amabonekerwa. Icyo utegetswe nk'umukristo gatolika uri muri kwa kwemera ni ukwemera ivanjiri ya Yesu Kristo. Iby'ikibeho ushobora kuvuga uti kibe ntabwo ngiye mbibona. Ntabwo kiliziya yaguhana ngo nuko wavuze ngo amabonekerwa y'ikibeho ntuyemera. Upfa kwemera ivanjiri ya Yesu Kristo. Yego. Upfa kwemera ivanjiri ya Yesu Kristo ukavuga uti Yesu
ibya Yezu Kristo mbirimo, urukundo nsaba n'ibindi byose nsaba byose mbirimo. Ntayima abonekirwa y'ikibeho na Bikira Mariya ubundi azaje gushimangira ibya Yezu Kristo. Ntabwo Bikira Mariya azaje kuvuga ibyo bwite, azavuga ibya Yezu Kristo. None ibya Yezu Kristo n'ubundi birimo, n'ubundi bumwemera ariko utari konsiya yabo. Ariko nanone ntiwakwemera Yezu Kristo by'ukuri ngo uhigike Bikira Mariya, uhigike umubyeyi we, twiherewe na Yezu Kristo. Ndetse nawe mabonekirwa yakira rwose wishimye, cyane cyane ko bakubwira bya bindi bya Yezu Kristo. Nta hantu rero ubukoroni rero, kuko ntabwo ibintu turi nk'uwenda hari umuntu ushobora kubireba akagira ngo ndi padiri ku ngufu. Nta muntu wangize padiri ku ngufu, ni ku bwawe. Ngo hari n'ubigeze kubimbwira ngo ariko ngo babashyize mu bukoroni ngo bagira abapadiri. Nta mupadiri bigeze azi iwacu mu rugo ngo abwire ababyeyi banjye ati mva rero uyu muhungu ku ngufu turamuziritse turamujyanye, bajyane mu seminari nto n'inkuru bangire padiri ntabishaka. Ahubwo ngewe nabo kuva ndi muto ninjye wabisabaga, mbisaba buri mwaka. Rimwe na rimwe bagatinda no kunsubiza kugira ngo barebe ko kuko ibyo bintu koko bishaka kandi bagende bagenzura no muhamagaro wanjye. Hari n'ubisaba bakamwangira. Iyo haba ubukoroni ubisabye wese bamuyoragura. Hari ubisaba bakamwangira. Ndabizi nanjye ku gihe cyanjye turangiza petit seminaire hari abantu babisabye kandi babonye na buruse za leta. Ndibuka hari abo musenyeri rwose Bimenyimana Jean Damascene yandikiye kandi leta yabafasha bazaye kwiga nk'umurikiye ngo votre capacité intellectuelle ne vous permet pas d'affronter les études supérieures. Ubuse wese yera barabishakaga ariko kuba impamvu y'amasomo, impamvu y'indi myitwarire, impamvu y'ukwemera uko baba baragukurikiranye bakuzi. Hari rero bakeka ko umusore wese ubisabye bahita bagusabira hejuru. Hari igihe bashobora gukeka ko wenda nko mu seminari bavuga ati mwese mugomba kujya mu seminari nkuru, sibyo? Mwese mugomba kujya mu seminari nkuru, wenda wowe ukabacika ariko bashaka. Ahubwo ndibuka ko turi mu dutangira seminari nkuru mu Rwanda ku amadiyoseze yacu, ku bapadiri bwite ba diyoseze. Yego, seminari itangirira Rutongo. Ubu niko bimeze mu mwaka uko ntangiriro bita ne propédeutique. Ni nk'umwaka wo kwitegura iyo masomo na formation yose uzahura nayo nubwo naho biga. Twatangiye turize tugira gute, turakinnye turasenga. Rimwe sinzi ukuntu twagiye mu cyo bita lecture spirituelle cyangwa entretien na recteur. Tureba tuvuga ngo ariko ninde wababeshye ko mwese muzaba padiri, abagomba gutana mutayakirika. Kuko abavuga ngo aba bantu bari mu kinyenga cy'abasore bari hamwe ni ambiance, bararya neza, barakina, bamerewe neza, bakagenda gutya nk'intama atazi niyajya. Aba bumva bari gukina ni mugende hakirika, ntabwo mwese mwaba padiri. Bariya abantu rero bahanze bari kuvuga ibyo ngibyo batabizi, bakeka ko rwose iyo babonye abasore 120 baje bavuga ati ahubwo mu kinga ikigo turafatishije ni mu kinga. Ongera uzamure mikoro pale. Turumva rero nyine umuyobozi araza akavuga ati kandi burya abayabirabutswe akavuga ati rero mwese mw'abapadiri. Abumva bari mu mikino nibigendere. Harimo n'abavuze batari kubundi ko dufite amaburuse twakwigendeye. Icyo genda byibuka ko nafite buruse ariko harabo twigana bahise bigendera bamwe hari abagendera mu kigare. Nkura mu Bikira twakoranye ikiganiro Scholastique yambwiraga ko yagiye yumva nyine bawe ariko yasanze abifite amakuru mabi, amaze kwiga yasanze yaragendeye ku makuru atariyo. Ahita afata icyemezo. Nibyo nanjye ubwanjye subizi ko nanjye nize yo muri Grand Seminaire. Kera hari abakecuru bajyaga bambwira ati wowe kuntu ugenda witonda disi tuza padiri nawe ugatangira kumva kuko ari byo. Noneho nyuma baje kumbwira ati rero Imana izaguhombora, turi kubona ko ugiye kujya guharanira iby'isi, ngo ugiye kujya ngo muri za kaminuza n'ibiki, ugiye kujya ngo kwitera umugongo ngo ugiye kwijandika mu by'isi. Imana izaguhombora ngo ugiye ku Kibuye. Kera twaheraga ku Kibuye. Ndavuga ati ubwo nibyo. Rero bifite nk'imyaka nka 19 harujya mu seminari nkuru ko wenda iwabo bamuhatira cyane
atari we bibe bitamurimo. Erega biragaruka kuri ya consent y'abashakanye, naho ugomba kuba ufite ubushake kugira ngo n'igihe uzahe sakramento cyangwa uzanasezerana bizaba ari we bivamo, nta wundi muntu bivamo. Ntago ari ababyeyi bashobora kuba barakoreze mu kwemera, bashobora no kuba babyifuza, ariko ntabwo ugomba guhera kuri bo ngo ugende kubera ko mama bishaka, ugende kubera ko papa bishaka, cyangwa se bakuru bawe. Ngo kera hari igihe umugabo yajyaga avuga ati mfite abana 6, wowe uzaba umuganga, wowe uzaba umucamanza, wowe uzaba umucuruzi, wowe uzaba umusirikari, yewe nawe wowe noneho uzaba padiri, cyangwa urazagera agira inka zanjye. akabishyira cyane byabaga mu mafamiye y'abantu bakomeye. Ariko ntabwo biba ari byo, kuko umwana ntabwo agomba kugenda kubera we gusa, agomba kugenda kuko ari vocation iye. Noneho rero no mu seminari nkuru, iyo umuntu yasezeraga, none tugeze mu kanya, iyo umuntu yasezeraga agasezera akavuga ati yewe narebye neza ndeba ndabona atari ibyanjye, agasezera ku mugaragaro, ubuyobozi kandika ibaruwa, kandikira umwepiskopi we wamwoheje mu seminari, njye ndumva rwose byanze, ngiye gushakira umuhamagara ahandi. Ukuntu twamusezeraga tumukunze, kuko ni umugabo ufata icyemezo kandi agifashe atihishe, ntago yagiye mu ijoro ngo tuyoberwe igihe yagendeye, dusezeyo kumugaragara. N'uwo abo bantu n'ubu tuba tukiri inshuti. Iyo ubonye akanyurana basura, ahubwo nuko umwanya uba mukeya, ukajya gusura kakana katwiganye, wenda akagenda turangije filozofiya cyangwa turangije umwaka wa mbere wa teolojiya, akaba inshuti mukaba, kuko mwese muri abakristu, wowe ni umurayiki, njye ndi umupadiri, ariko twese twubatse kiliziya. Ntabwo rero abantu bareke gukeka ko turi abakristu ku ngufu, oya, nta nubwo turi abapadiri ku ngufu, oya. Ibya kiliziya bijyamo ubishaka, utabigiyemo ntacyo tumutwara. Ni ubwigenge bw'abana b'Imana. Iyo rero abantu batangiye kubyita ubukoroni, ndavuga ni muri gukabya, niba mutabishaka. Kandi uwo muntu uri kubivuga yaranize no mu seminari. Iyo yize mu seminari ho noneho birakabya, kuko ndavuga niba hari n'icyakubihiye, genda ubihirwe ukwawe, wibishye ubuzima bw'abandi, witoneka abandi, wikomeretsa abandi. Nta mpamvu yo gukomeretsa abandi. Iyo utemera ikintu ukiburira. Yego. Nanjye mu by'ukwemera ibyo ntemera. Ubu se kuki ntari umusilamu, nuko ntabyemera. Ubu se kuki ntari abasilamu ndabubahira kwemera kwabo, mfitemo n'inshuti, ariko iyo mbwiye ati tujye muri isilamu, ndamubwira mva rero uzaba umusilamu rwose ndabikubahira, yewe uko kwemera singufite. Nawe numva batangira umukisilamu ku ngufu, numva batabikora. Nanjye rero nawe ngira ubukristo ku ngufu, ubishaka remera, utabishaka yemera. Gusa ngewe nzi ko kwemera kwagirira u Rwanda akamaro kanini cyane, akamaro kanini kugeza n'uyu munsi. Ukwemera muri kiliziya byagize akamaro kanini muri iki gihugu, ku mitima ndetse no mu majyambere. Padiri twaboneraho, twizere ko azabyumva uwo musaza, muri detaye ho gato y'ukuntu kwemera kwafashije mu mateka y'igihugu cyacu. Reka ndebe wenda mpere ku buzima bw'abantu, cyane cyane mu mitekerereze, mu impagarike y'ubuzima. Yego. Uzi kubera imbaraga z'ukwemera, abantu duhumuriza bari bageze ahantu bagiye kwanga ubuzima, bari bageze ahantu bashobora kwiyahura, ariko kubera ukwemera, kubera ijambo ry'Imana bumva, bakagarura muri bo ubumuntu no kugira icyizere, kandi biturutse ku kwemera. Uza abantu baza kutugisha inama, turi nko mu biro tukaganira nabo, n'ingo zari zigiye gutandukana, umugabo n'umugore mukaganira, ukoresheje utwo wize, ariko n'isengesho rikazamo, ukabereka ko bashobora kubana kandi bakihanganirana muri iki kintu cyangwa mu bintu bitandukanye bagiye bapfa, bagasubirana. Ngewe reka mbaho ubuhamya, muri iyi minsi nagiye nganira n'abantu bahanye za gatanya divorce. Yego. Abandi bariyo baratandukanye, wenda nta gatanya bari babona, cyangwa nta niyo bashatse, tugenda tuganira, bamwe barasubiranye. Atubwira ati yego, kandi twarasubiranye, defa afite aracyazifite, nanjye zanjye ndacyazifite, ariko buri wese yitoje noneho kubanira mugenzi we, kandi noneho iyo umubaniye neza za defa zigenda zigabanuka.
buryo ubona n'umuntu akagira defo ukamenya kumubanira neza wari uzi ko ahubwo zigenda zigabanuka za defo zigenda zishira ariko iyo uzanye amahane ziriyongera ahubwo iyo ni ibijyanye n'impagarike z'ubuzima hari ndetse noneho n'abahanga bagaragaza ko amasengesho amwe n'amwe ashobora gutanga umusaruro mu gukira indwara zo mu mutwe. Yego. Hari ubwoko bw'indwara zo mu mutwe bushobora kugenda bukira no gusenga bibigizemo uruhare. Yego. Ukagira ubufasha wenda uhabwa n'abandi ariko n'isengesho niryo rikabigiramo uruhare. Icyo ni ubwo ndi kuvuga sur le plan purement humain kugira ngo abyumve babyumve ntago nagiye muri spiritualité yo hejuru. Yego. Imitekerereze mizima. Icya kabiri amajyambere dufite mu gihugu cyacu ntuzi ko harimo n'amajyambere dufite yaturutse mu kwemera. Urugero. Yego. Dufite bank cyangwa se igisara bank iyi ni microfinance. Yego. Ariko nkeka ko hari igihe wenda izarengana microfinance RIM nta gikora se mu majyambere y'igihugu ntabwo yaturutse mu kwemera se kandi irasora nayo nk'izindi none dufite nta kiliziya sifite ntifite amahoteli. Iyi hoteli Sainte Famille ese amahoteli nta abaze mu bukungu bw'igihugu. Iyi hoteli Sainte Famille harya tugira amashuri ntiyaturutse muri uko kwemera n'abo bamwe na bamwe niho bize kandi n'abahanga pe n'uwo wari uri kubirwanya. Hari akantu ambabarire tujya tuvuga ngo uduhe kumenya ubwenge uduhe kumenya ubwenge cyangwa utwongerera ukwemera duhe kukwemera. Ndakeka ko no kumenya kuvuga neza kuriya abikesha imbuto z'ukwemera kuko iseminari ubundi buriya ubutumwa bwa kiliziya si amashuri ariko kiliziya yavuze ngo twebwe mu kwemera turatuma n'abanyarwanda babaho neza. Mu kimwe mu kubaho neza no kujijuka cyane no kujijuka amashuri yayo ahubwo haraho bajya bavuga bati ni nayo meza dufite mu Rwanda ni nayo mashuri y'ikitegererezo. Havuyemo n'abantu b'abahanga benshi bafite akamaro muri iki gihugu n'uyu munsi bayobora iki gihugu neza barabikuye muri ayo mashuri. Ubwo ni imbuto z'ukwemera biva mu kwemera. Amavuriro dufite amavuriro atari make arimo gukora arimo kuvura abanyarwanda bakagira ubuzima bwiza agatanga inama z'ubuzima n'iki byose ari imbuto z'ukwemera byaravuye mu kwemera. Dufite za Caritas. Caritas uza abana barihirwa amashuri ukuntu bangana na Caritas kandi batari abakongomani b'abanyarwanda abana b'abanyarwanda abana barihirwa amashuri abavuzwa. Nk'ubu muri paruwasi yanjye dufite abantu tuvuza kwa muganga kubera ko wenda bafite indwara zihoraho zimwe zidakira ariko zikeneye ko bakurikiranwa nitwe tubavuza kandi tubavuza mu mbaraga z'ukwemera. N'amafaranga tubavurisha nayahe nayavuye muri ya maturo y'abakirisitu kuko njye nta mafaranga ngira iwacu ni mu banyarwanda basanzwe ariko noneho ya maturo twegeranya niho havamo y'amafaranga abakirisitu batura harimo igice cya Caritas gifasha abo banyeshuri kwiga gifasha abadafite abacumbika kubona amacumbi bakabubakira inzu gifite abavuzwa. Nahoze nkubwira ko dufite nko muri paruwasi yacu abantu bavuzwa indwara zidakira ariko bagaherekezwa kugira ngo bagire ubuzima babeho sibyo. Hari abafashwa mu buryo butandukanye bari abakene batangiwe ubwisungane mu kwivuza noneho ugasigara unabereka ko bashobora kwivana mu bukene. Hari nabo dufasha kwivana mu bukene kuvuga uti ntabwo uzafashwa Caritas ikamuherekeza kugeza igihe nawe ashobora kwiteza imbere ku mbaraga ze n'ubwenge bwe sibyo. Ibyo ni imbuto z'ukwemera. Siporo uzi siporo mu imbaraga z'ukwemera zageze muri siporo mu Rwanda. Urabona ibibuga by'imipira uzi ibibuga by'imipira bya kiliziya ukuntu bingana ku Mumena Nyamirambo none zizi cya kiliziya
ariko no mu maparuwasi ahantu hatandukanye tujya dufite ibibuga by'imipira. Ahubwo mbabazwa nuko ibibuga by'imipira mu Rwanda bigenda bigabanuka, kandi siporo turayikeneye cyane. Niba dushaka no kurwanya ibiyobyabwenge, burya kurwanya ibiyobyabwenge ukoresha uburyo bwose bushoboka, ariko na siporo ibigiramo uruhare rukomeye. Iyo abantu batafite ahantu bisanzurira ngo baruhuke na ya misemburo y'umunezero ize muri bo, bashakira ibyishimo no mu macupa no mu gatabi. No kuvuga ngo siporo uruhare rwa, ndibuka kera ndi muto mu maseminari ukuntu badukoreshaga siporo, tukiga neza kubera ko twakoze na siporo, tukagira ubuzima bwiza kubera ko twakoze na siporo. Ndibuka hari amarushanwa ya siporo yitwa Gashiya, twajyaga tuyakora ku Kicukiro, igihugu cyose kikahahurira. Ibigo by'amashuri byose mu Rwanda bigakora competition muri buri domaine yose ya siporo. Ibyo byose byari imbaraga z'ukwemera. None reka nkwereke ikindi, ubuvanganzo, kwandika ibitabo, ni byinshi bari voilà. Oya n'abantu bandika ibitabo uyu munsi barabikuye muri kiliziya yabahaye umuco wo kwandika no gusoma. Ni byinshi, mvuze bikeya, mvuze bikeya kuko wenda tudafite umwanya uhagije. Ikindi wenda nasorezaho nsubiza abantu bamwe na bamwe bagira ibitekerezo byo kumva ko ngo biriya bintu ngo n'abazungu babituzaniye, ariko ninde wakubwiye ko ibyo abazungu bazanye byose ari bibi? Hari ibibi bashobora kuba baratuzaniye, ariko si byiza bingana iki? Wa wundi uri gutuka abazungu imyambaro yambaye ni ya hehe? Nabonye yambaye amataratara n'ayandi, mikrofone ari kuvugiraho, imodoka agendamo nziza kandi atanze, umuhanda kaburimbo ni Nyarwanda. Dufite ibintu byiza byinshi twazaniwe nabo bazungu, ibi tubishyire ku ruhande, tukifatira ibyiza, ahubwo natwe dushaka ibyiza dushyira abandi, bitwubaka tubishyire n'abandi. Naho ubundi ibyo tugenderaho byinshi, Repubulika ni Nyarwanda, nese kuba tukirimo suko twayishimye Repubulika. Kuba dufite Repubulika ntabwo tukiri mu bwami. Kuba dufite demokarasi, kuba dukora amatora, ubu neza mu Rwanda kera habaga amatora, ariko kuba tukiyemera nuko tukiyakora nuko tuyemera nuko tubona afite akamaro, ni byinshi. Ndamuzi. Icyo ni ukuri. Ahubwo njyewe wongera nkishinja, njye ndireba, ariko ndi gukora iki kugira ngo nanjye ngire ibintu byanjye, ahubwo nanjye nzabiha abandi? Ngiye nyishinja, wenda n'abandi babitekerezaho, ariko niba abandi barampaye ibintu bikangirira akamaro nkabyakira, ntabwo nzahora mbatuka ngo ngira kandi ndi gukoresha ibyabo. Uzi kuvuga ngo ririya yobokamana ry'abazungu turireke, nubwo nabyo atari byo nabivuze nabigaragaje muri iki kiganiro cyangwa ikindi sinibuka, iyobokamana rya Yezu ntabwo ari ry'abazungu. Ariko niba iyobokamana ari bo barituzaniye, ibindi dufite byose kutabivuze, ese ko Rayon Sport ijya gukina APR football si Nyongereza, ko tutaravuga ngo ibi bintu bya siporo bya futu tubireke? Ahubwo giye mbabazwa n'ikindi, kuki mu Rwanda wenda reka nisabire noneho minisiteri rwose ifite mu nshingano siporo, ntabwo yadufasha, no kwisabira ariko ntabwo yadufasha siporo zacu imikino ngororamubiri yacu ya kera y'Abanyarwanda tukayiteza imbere, gusimbuka urukiramende. Uretse ko wenda gusimbuka urukiramende n'abazungu babifite ku bundi buryo, soit la perche n'ibindi bimeze nkabyo, ariko gusimbuka urukiramende ni siporo y'Abanyarwanda. Wayigarura mu rubyiruko, kumasha n'ibindi, na zaje imikino isanzwe, zaje de table nk'igisoro tukagiteza imbere, hakabaho n'irushanwa mu Rwanda ry'igisoro, kikaba ikintu gishobora no kugera mu bandi, nubwo muri Afurika nabo bagiye bafite variante y'igisoro, ariko iyo mico ya Afurika natwe tukakora ku buryo n'abandi bageraho, ntiduhore tuvuga ngo twakira gusa natwe ntacyo dutanga. Ndagira ngo mvuge ngo we ntacyo atanga.
icyo twatanga kandi bidufitiye akamaro nk'abantu bari mu bandi ariko byanakwinjiza n'amafaranga. Hari za produits zacu twageze ahandi zitandatu zikinjiza amafaranga, sibyo? Ngewe rero ntabwo ndi muri ba bantu, ngewe nshobora kuvuga n'abazungu badukoreye nabaha aha naha ariko ahangaha ho iki ni cyiza ntikimenye imodoka ndacyayitwaye urukweto ndacyarwambaye ni ibyabo ntabwo ari ibyacu. Hari undi twigeze kuganira ntabwo ndi mvuga izina ariko abantu nibamukurikirana neza bazasanga ari we avango ariko ibyo uvuga ngo twari kuzabyigezaho, ngiyo batwihora twari kuzabyigezaho nta kibazo, ariko se kubera ko ari kuzabyigezaho wabiguhaye we ntacyo yakoze. Ubu wewe Emi nguhaye inka ntacyo nabavuze ngo ufite izina cyangwa se ngo nuko nawe wari kuzayigezaho ntago wanshimira se wakura n'ubwatsi nuko Tesa nibyo ngibyo nta cyemeza ko wari kuzabyigezaho, ariko niba wari kuzabyigezaho wabiguhaye mbere ntago bavuga ntacyo yakoze. Ngewe ntabwo nirindi ikintu cyose cyazatuma ngo mu gishuko cy'ibyo bita chauvinisme. Chauvinisme ni ntabwo ndibona uko nyivuga mu Kinyarwanda, ngiye mpamya ko n'abanyarwanda tutabifite, ariko hari umuntu ashaka kugwa mu mutego wo kugwa mu kintu bita chauvinisme, no kuvuga ngo ni patriotisme exagéré et agressif. Ukagira un patriotisme exagéré et agressif. Ngiye nifuza kugira un patriotisme ouvert, accueillant. Kakunda igihugu cyanjye ariko nkakira n'abandi. Kandi icyo gihe ni nabwo nagera kuri byinshi, kumenya ko ukunda igihugu cyawe, ukora production ugira gute, ukagira nawe ibyo utanga, ariko nawe iby'abandi byiza ushima ukabigira ibyawe, ntimuhore mu bintu bimeze nk'intambara y'amagambo cyangwa iki, ntabwo bari ngombwa. Ndumva uko nabisohoza ibyo twavugaga, ntabwo bimurika kuko mbarusha ubwenge cyangwa se uruburi, ntanga ibitekerezo byanjye ariko nkumva hari icyo byamara. Nanjye mba ndi gutekereza kandi uko nsubiza nanjye mba ndushaho gutekereza, nanjye mbyungukiramo.